Rivaro nibyo ko influencer uretse wumva ikintu babahora icy'ingenzi si abanyarwanda ahubwo si cyo nkubaza uri mu muntu ijambo ku Mavubi warayabyaye wowe ngo ibi ngo nabigaye ubigaye nkanditse ninde wogaye umva kantu baba nenza ngo ibintu bibiri ngo icyambere ngo isaha ngo ya match bavuze muri la video ngo siyo ngo bavuze saa 11 ngo saa 11 twaki kwibeshya se ariko ni mu buryo bwo gusetsa none se match ni saa 12 siko bimeze saa 11 wageze saa 6 buri ngo bazafungura imiryango bavuze ushatse oya harako bavuze ushatse saa 4 wahara wazakari cyane ntago bakubwiye ngo saa 4 nibwo match zatangiye mubifata muri wangira comedy nkuko musanzwe mubizi ko ari amakomedi icya kabiri abahungu banje buri nguni na buri kantu muri gukora akazi keza uyu mwanya ngo no rwatubyaza abayicaye none abantu bakavuga bati se abantu ngo batazi isaha ya match ngo ntibamenye ngo n'abakinnyi nyumvira nkako akantu kamwe kandi washatse amafaranga ukagura ibirayi ugatogosa ukava muri ibyo bintu by'amati ni ikintu none se Axel rwose iyo myumvire ntago ari iyo pe ngo ni gute nzovu ngo yamamaza umuntu ugirisha ari inzovu ariko ubu tuzakira imitima ryari bari amafaranga babaye ngo bari kuweha ngo bari legend mwanyemerera ntidute umwanya wacu ku bintu kandi dufite iby'umumaro ariko ruvuya dukwiye gufasha abantu kuko ibyo bintu by'ama anti campaign ni nabyo byica umupira anti campaign zikorerwa abantu anti campaign z'amazina y'abantu kugenda abantu basiga abandi cyasha sibyo niba umuntu yarubatse izina rye rimugoye akaba ari buri nguni na buri kantu n'abajene b'abanyarwanda nkatwe nkuko ushaka gutera imbere aba content creators ikintu kibabeshejeho no gukora content urejya gukasa ibintu byabo Nzovu twese turamuzi tuzi ko Nzovu afite ushaka gutekereza ko Nzovu atari umuntu ukomeye ariko Nzovu abantu baramukurikira ubu kibona isura Nzovu gusuka bateka numve none ibintu yavuze mwamenye reka vuga ibyo kubomo agiye kukubwira ko macare arabikwibutsa kugira ngo bishyire muri kalendire yawe nabo bamukasara barusha ba followers arazwi cyane kubarusha guse ngo uyu ngo babuze ngo abandi bakoresha please come on dufite icyo kintu kandi president Ruto nigeze kubwira ibintu yigeze kuvuga kuna pepo chafu ya kupinga ikintu cyose ukakibona nabi akantu kose ukakabona nabi akantu kose ukakavuga nabi baravuga akantu kuri Ruvuyanga ukabivuga nabi bavuga akantu kuri Rugangura ngo yogeza neza ngo iyi ariko ni iki wayiretse ngo urabona ngo Rugaju ngo arakora ngo gusesengura ngo ariko ni iki why ngabana bo ngo iberi ngo ni sawa ngo kuri televiziyo ngo urebye ngo titi ngo abayambaye ngo ariko ngo zigare ngo ariko ni indwara hari baza ni indwara ariko naza kuva mu kigano nayibutse cyera tukiga psychiatry indwara z'amanevroze n'amapsychose naza kubyibuka navana n'uburwayi ubaho nabi hanyuma uri muri contre babyumvise ariko ibere utuje utavuga abantu icyo twebwe twashima Axel icyo twashima niyo initiative cyane pe Ministeri Sport na Ferwafa bafashe mbere na mbere sibyo kandi abanyarwanda bakaba bari kubyumva rwose nizeye ko abantu bazaza ari benshi hatongeye kubaho kwinjirizwa ubuntu nabizabaho rumva kandi nta nibihari ibyo bintu abanyarwanda bakaza gufana Amavubi nabonye hari na gahunda nziza nabonye hari n'ibihembo bazatanga mbere ya match muri half time kuzagenda kugeza kuri miliyoni ku bantu bazaba baguza amatike ariko kugeza ejo kugeza ku munsi w'ejo kwa kane ni ikintu cyiza cyane rero iyo gahunda uko iteye ni ukuvuga ngo abantu bazagera muri stade mbere ubwo ni ukuvuga ngo bahageze ku isaha saa 10 ariko banaguza amatike mbere yo kuwa kane yego abazahagera mbere harimo abazatsindira ibihembo birimo imipira y'Amavubi original jersey ino jersey bambara kabisa z'abakinnyi mbere y'umukino ubwo ni ukuva ku isaha saa 10 kugera saa 12 hanyuma muri half time hazabatombora izaba irimo ibihembo by'ibihumbi 100 ibihumbi 200 ibihumbi 300 ibihumbi 500 n'igihembo gikuru cya miliyoni ibyo bihembo byose bizaba birimo muri half time muri match muri 15 yo kugira ngo abakinnyi bajye kuruhuka bazagaruka hari umuntu watsindiye miliyoni hari watsindiye 500 hari watsindiye 300 hari watsindiye 200 n'uwatsindiye 100 ni ikintu cyiza kugira ngo abafana icyambere batazaboa cyangwa se batazagira irungu mu gihe abakinnyi bavuye mu kibuga byo kuruhuka ariko icyakabiri n'ibi bihembo ntabwo ari ibihembo by'agafuka imvugo rimwe ariko zigutanga bibiri gutsindira miliyoni rwose ni ikintu cyiza iyo stade nituzura nta kintu kizaba kibabaje kuko twavuga ibyo gutegura urabona ku buryo na Jangwa na Wasiri barimo gukorera hamwe urumva nge mobilization kugeza uyu munsi ibintu basetinze Ferwafa na Ministeri
njyewe ndi kumwe nawe cyane twese turi kumwe hari umunyarwanda witwa James Bigirimana kuri YouTube mbankurikiye cyane yavuze ngo bonjour ejo naguze tike but I did not receive the message please help me aho nabariza nubwo mbona n'abandi barimo gurisha amatike nubwo mbona wenda yashaka kwandikira abandi bavandimwe duhuje akazi ndabona izina rya Jalik probably wenda yarahinduye YouTube ntiyabimenya ariko nta kibazo kwamufasha umuntu utabonye message ariko uba ufite yantuza wishyuye wowe ya momo yawe kwa kundi iyo uguze ikintu uziko momo yiguha message yego none ugategereza ya message yo muri ya kampani y'amatike iyo message muri ya kampani y'amatike utayifite muvandimwe uzaza niyo yawe ya momo nyine uzaba uyifite ubereke ati dore uyu munsi itariki naguze iyi nuzibereke baba bavandimwe duhora tunigagurana kuri stade bashobora kutamwemerera urumva oya ahubwo ngiye cyo nshaka kubaza ikibazo cyabaye muri system niyo company irimo kwinjiza hanga shaka ko ari basamu babifite iki nicyo twamufasha ndaza kubaza neza Maurice aratubwira hanyuma dore ikibazo mfite gikomeye cyane ruva ngira ngo Rigani na Iberi nk'umukinnyi Iberi n'umutoza Rigani badufashe mu China team ahubwo mutubwira uburyo tugura amatike ni gute ko se wamugana kabimubwire uvuga ngo muri systeme harimo itike ya 2 itike y'ibihumbi 20 itike y'ibihumbi 30 itike y'ibihumbi 50 itike y'ibihumbi 100 n'itike ya miliyoni ubwo se mu China agura muri 20 kuzamura aragura 50 akunda kugura 50 ubwo ni VVIP ariko turi kubwira mu China n'abandi bumvira hanyuma VVIP 50 ni VVIP kugura itike kuri USSD cyangwa se ibyo bita akanyenyeri na akanyenyeri 939 akanyenyeri n'abakabasa akanyenyeri 939 akanyenyeri 5 akanyenyeri 1 urwego direct iyo umaze kubikora gutyo yandi bagenda kubwira ngo uraca hano oya ibi neza uhita uba kubicira gasubiramo akanyenyeri na akanyenyeri 939 akanyenyeri 5 akanyenyeri 1 urwego ukemeza ukagura itike iyo wifuza byose biba birimo kabisa ukagura iyo ushaka yari yose ndabona Samo duhaye support number yo guhamagara Samo Mugisha si ibyo nakubwira aduhaye support number Riga mvango iyi support number ni 079 sibyo 079 01 reka nzivuge neza 00 790 137 333 bango ku muntu wese wagize ikibazo nk'ikiriganira amaze nawe yisubiremo 0 790 137 yisubiremo bwa nyuma tujye mu kazi 0 790 137 333 arakoze cyane nanjye ndabona yimpaye Samu turamushimiye rero hanyuma ikindi ubwo nuwakenera nyine kubaza kuri yana matike wenda yaguze igitike nk'uwo ngo Rigani yavuga rwose biroroshye 07 hari abantu bari hanze wenda atabona ko kandi akanyenyeri hari uburyo bwo kujya kuri website ukagura itike bice kuri website hari abantu babyikundira biraho cyangwa se wenda ari hanze y'igihugu website ni wa3 akadomo sports pass akadomo rawa wa3 sports pass akadomo rawa naho usanga amatike ukayigura nkabwira abantu impamvu ebyiri zo kureba iyi match twagiye kugira ngo muri Rayon Kinyamupira ariko agiye kuvuga gakomeye cyane reka tubanza Axel ko mu kibuga tubanza Axel turasuzanya nawe Rigani nako mu kibuga Amavubi asigaje match ebyiri match ya mbere ikomeye cyane na Benin kwa gatanu turi kuvuga ariko hari na match yo muri Afrika y'Epfo kwa kabiri ariko ubwoba mfite n'abakinnyi 9 b'Amavubi bafite amakarita y'umuhondo ku buryo bayabonye batakina ku buryo babonye match amakarita y'umuhondo kuri match yo kuwa gatanu batazakina ku match Afrika y'Epfo ntango basigaje karita imwe bagahita babuzwa gukina abo ni bande aya mazina ni muyumva rero mushobora kurira turumva twarira oya uwa mbere ntago bari burire ko nyine bishoboka hari nabo ubona nyine batayibona ariko uwa mbere we n'ubwo ari umukinnyi ukomeye ariko biragoye ko yabona indi Ntwari Fiacre
umuzamu ahubwo bari ayikiri birashoboka cyane umuzamu yayibona cyane ariko niwe muntu wa mbere ushobora kuyirinda ariko umuzamu ahenshi ahantu yayikura ni igihe twaba twatsinze agashaka nko gutamporeza naho ubundi ibindi bari ibyirinda ibyo bamwe yakoze ikosa biba bigoye biba bigoye Fiacre nta kibazo azagira uwa kabiri Manzi Thierry umudefanseri yayibona no gusimbuka nabi agashyiramo n'akaboko ko muri duweri yo hejuru ako kanya bagahita bari gutanga uwa gatatu Ruhango Boy izina ryambuje kurivuga niyo mugabo Claude harya Mangwende ntiyaje yaraje nta kibazo simvuze ngo ntacyo amaze Claude ndashaka kuvuga ko twaba dufite igisubizo kandi nacyo cyiza cyane Mangwende buriya ntazabanzamo ni nawe uzabanzamo undi amahirwe nihamagawe ni Ombolenga ubwo ntawe uhari undi amahirwe nihamagawe ngwabije nta kibazo Mugisha Bonel Casemiro afite ikarita y'umuhondo Casemiro ni ikibazo gikomeye nimero 6 rwose amahirwe yo kubona ikarita abashoboka kuko ni umuntu nyine uri mu pozisiyo yo kuba nyine agomba kwisanga agundagurana n'abantu kandi Bene nawe afite mediyani ikomeye so uyu mwana wacu dukunda umunyarwanda twamugira inama muvu ya mbere yagomba kujya gusaba imbabazi ubuyobozi nasohotse nta ruhushya mu mabarire nakoze amakosa sibyo icyo nicyo mvugaho niba yarasohotse iyo ryaba ari ikosa ryande rya Madusi naho Rikari kuba mukinnyi yaramuhaye amakuru akayatangaza icyo nta kosa rye mbara niba atarasohotse icyo mbureminga Ruvuyanga ni umunyamakuru mugenzi wa Rikari yego ibyo nanjye mugenzi wacu azi inzira wacamo kugira ngo ubona amakuru ntago Rikari yigeze avuga hano ko yavuganye na Mamadusi ushobora kuvugana na mukuru we ushobora kuvugana na manager we ushobora kuvugana n'undi muntu wo hafi ye umuntu we uri kujya kurasa amashoti ku munyamakuru mugenzi wawe ku nkuru yatangaje yataye afitiye suruse byo ntabwo ari byo nta nubwo byemewe no mwihatangaza kuko nawe aje akavuga ko nawe ibyo urimo uvuga wabihembewe ntabwo ari byo ntabwo byaba akavuga waguhembye ntabwo byaba ari byo uba afite evidence ko Rikari ari kuri payroll ya Mamadusi Rikari ntashobora kuza akavuga ibyo akavuga ati nawe uri mu kwaha kwa kanaka urahema nawe ibyo bivuga ko urumva ntabwo ibyo ntawabishyikira ntabwo uyu munsi twize tuvuga ngo Mamadusi afite ukuri cyangwa abayobozi ba peri bari hariya twaripotinze amakuru twaravuze ngo ibihari ni iby'uruhande umukinnyi aravuga Rikari afite suruse y'umukinnyi afite suruse nakuye muri aperi turabihuza turabibalansa neza ubuyobozi buzashishoza urumva ibyo byo kuvuga ngo si turacyafite urugendo rurerure ariko rwose ntabwo nageza abari kumva iyo ngingo ngo numve uburemere bifite mbona uko mbivugaho mfite uburemere nzi uburemere bifite iyo ahembwe yohereza amafaranga nkunda gukorera traduction literale oya nashaka kubyumvana n'imbaraga energy yabivuganye niba harimo umujinya niba harimo guhubuka niba harimo guhutiraho niba hari ubwitonzi bwinshi n'ubushishozi bwinshi cyane rwose mu bwitonzi ugasanga umunyamakuru ari kuri payroll y'umukinnyi ariko abakinnyi ko tubaza umukinnyi yahemba umunyamakuru gute abakinnyi bakunda amafaranga Mamadusi papa we yaje hano i Kigali buri munsi kuza gufata kashi agasigaza n'izo guha Rikari aza kuzitora cyariko ibyo ni ibiki Mamadusi amafaranga ye n'aya papa we imbumbe nawe menya ntayasigarana ako nibyo bagomba kumwubakira ibintu iwabo na muto Mamadusi yahemba umunyamakuru ise ntizera ko yaje none se buri karavuze inkuru z'ingeza Mamadusi zimurengera zikwiye igihembo zikwiye guhembwa oya niyo yakinye neza aramuposta nubwo aramuvuga ni kwa ko abakinnyi nese abakinnyi twese niba twandikira umukinnyi yavuzwe mu itangazamakuru yandikira abanyamakuru ati hano ndarengana bamvuze ibi ndarengana cyane ni bisanzwe na Ruvuyanga abakinnyi baramwandikira nta n'igihamya ko ari Mamadusi wamwandikiye wenda Rikari yandikiye undi amuha amakuru y'ibihari inkuru nk'iyi nayo yabaye y'abakinnyi batakinye match kuvuga ibyabaye nabyo bibi kibazo bibi ntambara akasubu amaherezo y'ibi bintu naya ku ikipe yatsinzwe no ikipe niyemerewe kuvugwa tuzayireke burundu tuvuga izindi none se ubwo na radio Rwanda izagikora ubwo tayari yabaye tool yabaye icyo gikoresho gutyo birashoboka
abantu bari kuvuga ngo ko Ruvuyanga nta zina yavuze n'ubundi uhita wibwira ngo ntazi ariko ibintu bya nta zina navuze abantu ibicucu abantu urinjije uhita wumva nyine aho ibyo ngo nta zina navuze umuvumbyi utamuvuze kanze mbyumvisha n'abanyabyumvisha nanone hamwe buriya se tangira guhimba neza ukumva yuko niba ugiranye akabazo nayo wihutira kujya mu itangazamakuru kubera umunyamakuru umwe mufitanye umubano rimwe na rimwe uhembwa umushahara wawe ukavungura ukamuha ugahita ujya kwiregura kugira ngo wiregure kuri perezida w'icyubahiro cyangwa wiregure kuri chairman cyangwa usaba imbabazi ugahita wumva yuko ugomba kwandikira uwo munyamakuru kugira ngo agufashe kwataka ubuyobozi aze kuba against y'ibikuvugwaho aze kubirwanya yivuye imuzi avuga uburyo urengana avuga uburyo utigeze usohoka hoteli uwo munyamakuru ntiyaranarahari avuga uburyo utigeze usohoka hoteli umwandikira amamesaje umubwira yuko ngo muri ekipa ari ukurwanya hari utagushaka hari ubiki n'ibiki my friend ibyo bintu ni gute Mamadusi cyangwa Dawuda basakira umupira babona yuko ubuyobozi bwa peri buyoboye iki gihe butakwiriye kuba bubayobora yes cyanje nabahaga nose ni kabiri kangahe mu majoro kavuna ngo niwe ngo utumvikana na bose majoro kavuna ngo toroka byagiye bigarukaho cyane aha iriya koti mbona kuri YouTube ikoti ni yakomeje nabyo arabivuga abafaransa baravuga ngo rodikiye notipa ikinegu ntikica iyi koti ni iyo cyica abantu benshi ni ya kera ntabwo ari iya kera ubwo ni y'uyu munsi nyine ubona ko iri mu bitangazamakuru se mu ijambo rimwe APR irimo irinjirirwa mu buryo butari bwo n'abantu batagakwiye kuba bayinjirira APR nigerageze ifata ibirayi biboze ibikure mu bizima ibijugunye none se APR ikwiye kubamo bande ni bande badakwiye kuyibamo cyo ari ikibazo gikwiye gusubizwa ahubwo na high command y'ingabo ni bande badizavinga kuba muri APR ni bande batadizavinga kuyibamo ibirayi biboze bijugunwa n'ibyande bizima n'ibyande urimo wese kucyumva ari ukwiye kuba urimo uwo byiteka ryose kipe ko ari kipe y'umupira w'amaguru kipe ko ifite abafana kipe ko ifite abakinnyi kipe ni heza Magnifique mu kiganiro gikurikiye ikipe y'umupira ni heza ati ikoti ni magambo koti naye ngo y'ikiganiro ikipe y'umupira ni heza ikipe ni y'abantu bose akuzi ko ibi bintu birenze umupira bimaze kugera ku rwego rwo kurenga ntabwo bikiri umupira rundi rwose